Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 87 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Uyu munsi turatangira ku gice cya 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yacyo y'iki gice cya 4 iravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge, utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Iby'umugore w'Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora tunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubaka akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshye umuja wawe. Hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi. Ahageze abwira se ataka ati, umutwe we. Se abwira umugaragu ati, muterura umushyire nyina. Nuko aramujyana amushyikiriza nyina, nyina amwicaza ku bibero. Agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Amaze gupfa, nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana arisohokera. Ahamagara umugabo we aramubwira ati, ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogobe imwe, nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana ngaruke. Nawe aramubaza ati, ni iki kikujyanye iwe, none ko atari mu mboneko y'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato? Nawe ati, ariko ni byiza ko ngenda. Nuko uwo mugore ashyirisha amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu ati, erekeza tugende buhoro, ntugende buhoro keretse nkubwiye. Nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. Umuntu w'Imana amwitegeye akiri kure, abwira umugaragu we Gehazi ati, nguriya wawe umushunemukazi, ndakwinginze irukanka muhure umubaze uti, ni amahoro? N'umugabo wawe ari aho, n'umwana wawe? Umugore aramusubiza ati, ni amahoro. Ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi, amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati, mureke, afite agahinda mu mutima, kandi Uwiteka yabimpishe ntiyabimbwiye.
Umugore aravuga ati mbese ni jye wasabye databuja umwana w'umuhungu? Sinakubwiye ntiwibeshya? Elisa abwira Gehazi ati cebura wende inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, uko uramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi abacaho ajya imbere, ageze yarambika inkoni ku maso y'umwana ntiyakoma kandi ntiyumva. Aherako aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati umwana ntakangutse. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana, umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambararaho. Intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya aragaruka, arongera arurira amurambararaho. Umwana yitsamura karindwi arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi aramubwira ati hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara aramwitaba. Hageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama amugwa ku birenge, maze aterura umwana we arasohoka. Elisa akiza imboga uburozi. Bukeye Elisa asubira i Gilugali. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu we ati shyira inkono ivuga ku ziko utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma. Ahasanga umutanga awusoromaho intanga, areka umwenda we azuzuzamo. Araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari babizi. Bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Bukeye haza umugabo uturutse i Barisha, azanira uwo muntu w'Imana imitsima y'imiganura ya sayiri. Yose yari 20, n'isaho ye yuzuye amahundo y'ingano mabisi. Nuko Elisa aravuga ati nimubihe abantu babirye. Umugaragu we aramusubiza ati dore utungutu tugaburire abagabo 100. Nawe aramusubiza ati pfa kubaha babirye, kuko Uwiteka avuze ngo barabirya babisigaze. Nuko abibashyira imbere, bararya barasigaza nk'uko Uwiteka yavuze. Ibya Namani umugaba w'i Siriya umubembe. Icyo ni igice cya 5. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwe 10. Nuko ashyira umwami w'Abisiraheli urwo rwandiko rwari rwanditsemo ngo nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimubitekereze ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyenda ye, amutuma hati niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange aramenya ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi.
Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri urasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze nkanswe kukubwira ngo yuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati, noneho haleluya, menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isiraheli. None ndakwinginze ena ingororano y'umugaragu wawe. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Aramugomera kugira ngo abyende, ariko undi aranga. Namani ati, ubwo utabyemeye ndakwinginze uhe umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumbu 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira ibitambo byoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine. Ariko Uwiteka ajya ababarira umugaragu we uyu muhango. Databuja iyo agiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze nkunama mu ngoro ya Rimoni, iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni, Uwiteka ajye abibabarira umugaragu we. Elisa aramubwira ati, genda amahoro. Nuko aragenda yicumaho hato. Gehazi abeshya arabemba. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati, ko databuja yagiriye Namani w'Umusiriya ubuntu ntiyakira ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani. Namani abonye umukurikira yiruka, ava mu igare rye aramusanganira, aramubaza ati, ni amahoro? Nawe ati, ni amahoro. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu 2 b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ubamuhere italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Nuko Namani aramubwira ati, emera ujyane italanto 2. Niko kumuhata amuhambirira italanto z'ifeza 2 mu isaho 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2. Abikorera abagaragu be 2, barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Babigejeje ku musozi w'iwabo arabibaka, abishyira mu nzu, arabasezerera baragenda. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramubaza ati, uraturuka he Gehazi? Undi ati, umugaragu wawe ntaho nagiye. Aramubwira ati, umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava mu igare rye akaza kugusanganira? Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe, yera nk'urubura. Igice cya 6. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato. Noneho turakwinginze, reka tujya kuri Yorodani umuntu wese akureyo igiti twiyubakira aho kuba. Arabemerera ati, nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intore zirakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Umuntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka. Aherako atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati, isingire. Arambura ukuboko arayisingira.
Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli ati, wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira mu murere. Arababwira ati, nimugende murebe aho ari, ntuma bo kumufata. Baramubwira bati, ari i Dotani. Aherako yoherezayo amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu. Nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka zihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Umwami w'Abisiraheli abonye izo ngabo abaza Elisa ati, data, mbatsindaha? Aramusubiza ati, wibatsindaha. Mbese abo waneshesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi babibashyira imbere, barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko abatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera, basubira kwa shebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisiraheli. Ab'i Samariya bagotwa hatera inzara bararyana. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati, Elisa mwene Shafati narenze uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu ye yicaranye n'abatware. Nuko umwami amutumaho intumwa yo mu bahagaze imbere ye, ariko intumwa itaramugeraho, Elisa abwira abo batware ati, ntimureba uwo mwana w'umwicanyi utumye uwo kunca igihanga? Nuko intumwa niza muyikingirane mukomeze urugi. Mbese ntimwumva ibirenge bya shebuja ko aje amukurikiye? Nuko akivugana nabo, intumwa iraza imugeraho,
iramubwira iti umwami arantumye ngo ibi byago byaturutse ku Uwiteka, aracyamwiringirira iki kandi? Imana rero ibaha umugisha. Dushoje ibice 6 byo mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Ejo tuzakomeza dusoma ibice 7. Mugire umunsi mwiza.